she ntabyuze kwizera ubukwe bwanjye nawe bwarapfuye. Reka nkubwire nshobora kwibagirwa iyi telefone ariko sinshobora kwibagirwa ibitabo. Ariko abantu babinjije koko. Uranyiyamye ese bigenze bite kandi ariko se reka nkubwire Mugisha koko kuba ntwaye ibitabo ubu ndinjije koko. Mutipa aragukunda. Ubu wirirwa upfukamye gutya ngo utegereje ko Yesu azaza. Ishi uraho neza amakuru yo ndi kubona cyangwa ntago bagisuhuza abasigaye bagera gutya ntago bizi se. Amakuru Esther ni meza igukomana wari umeze neza ariko yego cyane rwose pe. Yego amakuru se wowe urenze ni meza. hari hashize amezi hafi ntaguciye ibyera n'ukuri Yewe ahubwo nari nzi ko utakiwe muri no mudugudu wacu wabyimana sandaho mbese urabona asigaye meze neza mbese ibintu byose ni amahoro. ese mwana kutankwaye amakuru amakuru kagira inkuru aho muri yakwizera nawe iby'ubukwe bwawe nawe bimeze bite ko ubu utanka amakuru ariko afata urimo uravuga kwizera. Yego urimo uravuga kwizera umva nkubwire she ntabyuze kwizera ubukwe bwanjye nawe bwarapfuye. burya imyaka yari imyaka bagira baracya kubera covid. none se amakuru yawe Nawe umeze neza wagira ngo covid ni neza nta kibazo ndashima Imana pe. Reka da. Haza ahubwo n'ubwikorera ibikapu. Ibikapu se ntubizi ibi ni ibitabo. Ahubwo harimo bya bitabo nakabimenye rwose. Neza rwose ibitabo bura ntago reka nkubwire nshobora kwibagirwa iyi telefone ariko sinshobora kwibagirwa ibitabo. Ariko abantu babinjije koko. ariko se reka nkubwire Mugisha koko kuba ntwaye ibitabo ubu ndinjije koko. Cyenda abantu babinjije mbabona kare. Ahubwo kubyo bitabo wikorera iki? Reka nkubwire iki gihe tugezemo ni igihe abantu bagakwiye kuba basoma ibyanditswe byera. Ariko se wowe basogokuru habyotse avuga ngo Yesara. Natwe tubyiruka ngo Yesara. Ubwo koko wowe ni wowe umutegereje. None se ubona atazaza ariko Mugisha ndakumva kwizera. Reka nkubwire neza ubupagani bukugeza aho ngaho ku buryo ubona umuntu ufite ibyanditswe byera ngo gusenga hari no gukabya ngo garapfuye. oya ntago ndimo ndabragishe. Reka nkubwize ukuri siza stories za braga bijya he hagomba suti byagenze gute ubwire shi ibaze umusore ntafite metero n'eshanu byibuze z'ubutaka ntanzagira nta modoka urabona ari njye wakeneye kuzajya ngenda ivumbi rinkora no ushatse kuvuga ngo uzashaka umugabo ufite imodoka. umva ndakubwiye ngo ubu ngubu urukundo rw'iki gihe aho rugeze inote narwo birajyana. ariko mana nyagasani Esther umva Esther uneza amatwi ndimo ndakumva. icya mbere ni urukundo weke umva kubwira ishi icya mbere ni amakuru y'aho ukora amafaranga ahubwo. Esther icya mbere ni urukundo rujya he hari urukundo rwo kwirirwa uza mu ikoti wanigirije karuvati mama sinakubwira iki congira aho ngaho warangiza ukajya kwigisha ibyigisho haleluya nta note ufite ahubwo reka nkubwire basutse byagenze gute
nagiye kumusura ndeka nguhe inkuru mfasha ahubwo nguhe inkuru nizeye ko yakwakiriye neza n'akanyamagenge hafi yanyakirije ibitabo nkaho wagira ngo ni inkoko se yaranyakiriye ibitabo yamva yarambwiye ngo ninsome nari amahirwe nayo najyanye twa turinete twawe none nkazajya ndeberamo gusa ubundi narangiza umva sijye wagiye kurota mbonye bimvuye imbere mu maso ariko reka nkubwire uriya musore afite ubukene ubutindi wagira ngo bw'umuryango bwaramukurikiranye ubwo se iyi monde tugezemo ntabwo ari iyo gukina umva nkubwire uri kunywa uriya mutipe aragukunda ibyo ngibyo wirukiranga amafaranga nk'imodoka nk'iki Esther umunsi umuntu akabya ate ari gusenga Imana ugenda wikoreye bito kandi abantu bazabinjije imbabona kare ubona atari ubujiji urimo reka nkubwire ku buryo ugenda no mu nzira n'ibitabo nta wakoreye Imana uzikorera amaboko dore ibyo wari ubizi reka nkugire inama umva reka nkubwire kandi abantu nkunda bagira inama reka nkugire inama kandi uyumvira izakugirira akamaro reka nkubwire burya umuntu udafata ibyanditswe byera ngo asome uwo muntu ntamenya ko ibi tubona byose ari amarenga y'uko isi irangiye urabona abasogokuruza babyutse bavuga yesaraje natwe tubyuka bavuga yesaraje none ubu ngubu niwo ugiye uruta abasogokuruza none se ugatekereza ko ibyo Imana yavuze bitazasohora ariko se nimugakabye ibyiza biri kugenda biza ariko se reka nkubaze ubu wajya gufata ihene cyangwa inkoko hanyuma ukayitera amabuye cyangwa inkoni oya wayifata neza uyigira nyine ni nako Satani rero ari kutwereka ibyiza gusa kugira ngo abone uko atwigarura twese adushyira mu gikingi cye nutareba neza ngo usuzume neza uzagwa mu gice cya Satani umva inama nkugiranye ubu wirirwa upfukamye gutya ngo utegereje ko Yesu azaza reka nkubwize va muri ibi ngibi urimo uze turya isi dore isi iraryoha ikigenda yiyubura buri munsi simfite kuzava ku Mana yanjye ndabizi ko mbeshejweho nayo hako sina inama yo kuva uze turya isi ntabwo ujya ubona abana bato batambuka cyangwa ugenda uhumirira kuri mugisha urambabaje cyane ntabwo nari nzi ko Satani yakugejeje aho ngaho ku buryo utagitekereza reka nkureke ngera numva ubujiji ufite reka nkurekere ubwo bujiji bwakira dore gera gutyo mwuka wera gusanga sawa ndabona ubukristo ufite ridanje nogera ushaka kuzaba uri sekirite mu ijuru uzanyibuka uzanyigize da urimo unamuvugira nkaho wagira ngo hari akantu mufite muhuriyeho nkaho wagira ngo akundi ubwo buriya nta connection iri hagati yanyu sha habe nini njye nararambiwe rero ubu ngubu ikigezweho ni mane Esther nushaka ukunda uriya muhungu kuko nawe aragukunda ishi babarira ibyo uriya muhungu tunamureke gusa umenye ngo ni umukene ni umutindi umva ni ukumubona yanigirije ku isabato urukundo rudafite amafaranga ntacyo ruvuze ruse wari urimo urazamuka se reka dukomeze tuzamukane rero ibihe bishishanya ibyo bihe nta muntu mbonye umeze nka ishimwe we karame sawa muraho neza ishimwe we ni jyewe rwose muraho neza muraho amakuru y'iminsi yego ko ndabona umeze neza warabyibushye wabaye inzobe wabaye mwiza wowe wagira ngo korona ntabwo yigeze ikugeraho ni ya gahunda yaguma mu rugo yego ese ko ndi kubona uri kugenda kandi bwije uri kujya hehe nerekeye hano hirya kwa wa musaza w'inshuti na papa ibitabo yarantumye yasubizeyo nari ngiye kubizana rero uriya papa wawe buriya ndamwemera cyane ni umusaza mwiza ushyira mu gaciro iby'ijambo ry'Imana ahubwo umbwiye iby'ibitabo iby'amigisho nibuka urugo rumwe nagiyemo rw'abizera nsanga amigisho bayajyana mu bwiherero niyo yasimbuye papiye jenike ibyahanuwe bigomba gusohora ndabona bitoroshye gusa unsuhurize papa wawe yego ndamusuhuza reka nihute ndabona bwanyiye hakuze ko haciyemo iminsi ntavugisha umukunzi we kamuhamagare rwose nubwo maze iminsi numva ntazi simukadi ya kabiri
ninde umamagaye kandi bamamagara nabo. Hey! Ni kwizera kandi undi wamwihorera. Hello? Hello? Allo, bite se makuru umukunzi? Se we ko telefone yawe maze iminsi nyihamagara nkumva igacamo ariko ntuyifate. Nibazaga ikibazo nkibaza ibyabaye bikancanga. None se amakuru? Siko numva utavuga neza byagenze bite? Shani nyine nari ngiye hanze ngo ndebe ko nabona rezo kuko ntabwo nari ndimo nkumva neza. Nari ngiye ahantu nabona network. Mbabarira. Ndakwiyamye. Uranyiyamye? Ese bigenze bite kandi? Iki? Kwize ndakurambiwe. Ndakurambiwe. Ndakwiyamye. Ariko mana we. Habaye ikizi? Ndumva no kunyumva utari kunyumva. Ede reka ngukope. Urankubye. Burya koko ngaho mutindi yanditse niriva ko. Bahungu mwe. Ngomba kuzamenya amakuru neza. Akansobanurira tukaganira yenda nkamenya ibyishimo.